Yes, nizere ko bezereze kandi gahunda zawe zakomeje kugenda neza. Nizere ko aho uri hose, uwo mu mujyi wa Kigali, uwo mu majyepfo, uburasirazuba n'uburengera bwaryo, uwo mu majyaruguru, nizere ko muri kuvibinga ibintu biri kugenda neza. Nizere ko mwakomeje kugubwa neza kandi umunsi wanyu wakomeje kugenda neza. Gahunda zanyu zakomeje kugenda neza nkuko nkomeza kugenda bikubwira. Wasenze Imana iguha ibyo uyisabye. Gusa uyu munsi ntago ndenda gutindamo kuko uyu munsi ni ibirori gusa. Ngiye kukwereka ukuntu Yakamwana ndetse na Nzovu binjiye hariya muri Genesis Comedy kabisa, aho bari bagiye guperforminga cyangwa se kugaragaza icyo bashoboye. Nzovu wanagarutse ku bintu bikomeye cyane, avuga ko cyangwa se iki gihe ari icyabo, bara twita ngo ni ba Nyakisobo, ntago iki gihe ari icyabo, iki gihe ni icya Nzovu. Nawe yabyemerera aravuga ati iki gihe ni icyacu. Ba Nyakisobo kabisa sinzi aho bari kuko ntago batumiye muri Genesis, ntago bagize ute. Nzovu kabisa twemera turi benshi, harasekeje kabisa. Nzovu kabisa niwe mukomediye kuri ubu ngubu, navuga ko uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hagiye hatandukanye kabisa. Reka nkomeze nkubwire ngo komeza ukurikirane Birashoboka TV Rwanda, ubundi dukomeze tubane kabisa wirebera Birashoboka TV Rwanda. Wibuka no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Wowe uri mushya kanda no kuzogera kugira ngo gahunda tugenda dushyiraho cyangwa se update zose cyangwa se amakuru agende arahita kugeraho kabisa. Komeza dukurikirane, nge mwihera ibirori. Reba iyi video umurebe ukuntu Yakamwana na Nzovu binjiye muri Genesis Comedy. Aba agiye kuri toilette ma arongo yeta abana bawita Nzovuste Nzovu uracana kuri toilette nyurano yes onako ajanye Yakamwana sote kama amita mwana Nzambe Yakamwana Nyango je kuyagarika Yakamwana fashion de kufiti inzoga mu ntoki ntabwo bino hano. Zofiste salam biracamo salam biracamo yanize igifaransa pani cy'Icyongereza oya nase yakora cy'Icyongereza Yakamwana azirengara nase igifaransa cy'Icyongereza yaravukiye muri Kongo, igifaransa arakizi. Ni mwana Nzambe bagasaka umuntu se bacu atamasaka Eka nari muri aho salam komere cyane is fresh ariko Abanyarwanda niyo mpamvu gushimisha. wazanye na Mama Queen arambomoza ijoro arakubomoza nyine nese nugiye kumugira ubusitani ntabwo ujye uhaka rero bombure ndashaka sakunyara nimujye pira ko ari abantu
nanjye hano hafi y'isengero hafi y'isengero uracaye muracamo Bita Keva. yo bahita umutakora Uzavura muna. bahita umutakora Amakwini uramuna. umutakora umutakora ndayikunda mabuja wacu watujyanye igisenge na kamwana ubushize nandi kubona mu makwini turajya turanywa niyo mpamvu tugomba kumushimisha abahungu biwe twebwe tugezwe muri iki gihe niba umuntu agutumira muri jazz comedy urimo kugenda ufite igikundiro banyagiso ntabwo barimo gutumirwa na patino bari huzu akamwana nabo bazangura no kugiye cyawe kigezweho igihe cyabo ntabwo kiragera cyagezweho ko barazimye barazimye bande ntabwo bazi barazimye ngo banyakso barazimye nose hano bariyo igihe cyacu ni iki ngiki ariko ntabwo tuzigera duhagarara tuzakora cyane birantunguye kuntu uzanye birantunguye kuntu uzanye mama kwini impamvu muzanye ubushize muri jazz comedy baravuze ngo mama kwini kubomora niyo mpamvu muzanye bamubone atabomora amakwini mufate batamubomora fata amakwini batamubomora urakomeye zovuste niteguye njye Nyakamwana twashaka gusenya amagini Ariko uzanye amakwini Nyakamwana azanye madamu nk'abanyarwanda twambaye Rwanda idarapo ry'u Rwanda dore umugore wa yakanuye dore umugore wa yakanuye dore mama kwini madamu amakwini yahageze cyangwa amavubi ufashe ufite inzoga mu ntoki ntabwo amena hano Zofiste Salamu biracamo salamu biracamo yanize igifaransa pani cyongereza oya mase yakwa Nyakamwana azirengara nasi igifaransa cyongereza yaravukiye muri Kongo igifaransa arakizi ni mwana nzambere mwana nzambere bagasaka umuntu soba bacu batamusaka reka mwari muri aho se salamu komere cyane ese fresh ariko turi abanyarwanda niyo mpamvu turimo gushimisha wazanye na mama kwini arambomoza iri joro se arakubomoza nyine ndetse nugiye kumugira ubusitani ushaka kunyara nimujye pfira ko ari abantu nanjye hano hafi y'isengero hafi y'isengero uracaye muracamo mabuja wacu watujyanye igisenge na kamwana ubushize nandi kubona mu makwini turajya turanywa niyo mpamvu tugomba kumushimisha abahungu biwe twebwe tugezwe muri iki gihe niba umuntu agutumira muri jazz comedy urimo kugenda ufite igikundiro banyagiso ntabwo barimo gutumirwa na patino
bari huzu akamwana nabo bazamura nuko igihe cyawe kigezweho igihe cyabo ntabwo kiragera cyagezweho ko barazimye barazimye bande ntabwo bazi barazimye ngo banyakso barazimye yose hano bariyo igihe cyacu ni iki ngiki ariko ntabwo tuzigera duhagarara tuzakora cyane birantunguye ukuntu uzanye mama kuri impamvu muzanye ubushize muri Jazz Comedy baravuze ngo mama Queen kubomora niyo mpamvu muzanye bamubone tutabomora mama Queen mufate batamubomora niteguye njye Akamwana turashaka gusenya amagini ariko kuzana amagini ni Akamwana azanye madamu nk'abanyarwanda twambaye u Rwanda idarapo ry'u Rwanda twabyiteguye niko gashya no kugenda duhindura vuba vuba twabiteguye uzanye umugore wawe ndetse na yakazanye mama Queen ubwo ngubwo tuzanye n'umuriro n'umuriro ni show moto abantu bitega iki kuri stage icyo bitegura nyuma tujya gusoza turekana abagore bacu Akamwana afite umugore w'i Butare ni bofure wiwe nanjye mama Queen turaberekana niba ngombwa baze kuri stage abakunzi bacu bababone none impamvu twabazanye ndongore kantu tujya nzovu ya Karim urashaka kujya kuri toilette banza ujye kuri toilette bayo banza ujye muri toilette ko tujye kuri toilette nakongera kamani banza ujye kuri toilette umeze neza akazi kanjye kose nkora ndetse banza ujye kuri toilette ndashima Imana aba agiye kuri toilette arongoye abandi bawita nzovuste hano uraca hano kuri toilette nyura hano yes urabona ko ajyanye na mama Queen kuri toilette wabaye ipansi ya nzovu mwa Queen asigaye ariko ntabwo ndimo kunywa inzoga mami mwana Akamwana amwita mwana nzambe Akamwana imihanda uje kwihagarika ni papande Akamwana dore umugore wa Yakanuye dore umugore wa Yakanuye dore umugore wa mama Queen madamu bari kumwe Mama Queen yageze aramewe
Sista waduhaye akayira. Rebana niko bimeze kabisa mabusha. Abantu waretse. Rebana tumeze nk'imfungwa batuboheye ahantu no kujya kuri toilette ni danje. Ubu nari nsohotse ntabwo mwegereye n'ibironda. Ngutirire Semani hano mba nazanywe n'amakuru iyo uri kumbuza gufata rero simbizi kiretse ari yakutabishaka Kangureke yaka nari Yakamwana official Yes, ngira ngo wabyiboneye uburyo Nzovu na Yakamwana binjiye hara muri Genesis Comedy kabisa. Abangaba nibo bakomeje ari ku mbuga nkoranyambaga bari gutwika kabisa hirya no hino hajya hatandukanye. Muri Genesis nkuko mwabibonye ewan no kwinjira mukagera ngo binjiye handi ewan abantu bagahita basara. Ikindi nanone ngira ngo mwabyiyumviye ko Nzovu yavuze ko iki ni igihe cyabo kandi badateze gukuraho nibateze gukuraho barakomeza bagende babahereza ibintu bimeze neza kabisa. Iyi ni Birashoboka TV Rwanda mukigukanda subscribe share ndetse na like kabisa kugira ngo dukomeze tubane. Comment yo nizabura kabisa cyane ni waburi ikintu wavuga kuri Nzovu nk'umuntu ugenda gukwerera umunsi no mukomedian ukagaruka kuri Yakamwana ewana n'abakomedian bahatari kabisa byasana. Hanyuma iyi ni Birashoboka TV Rwanda komeza dukurikirane ngende Eros.